cy'abantu babiri kugira ngo babashe gufashanya kugira ngo babashe gufashanya rata abantu bashakanye ukuntu mbyumva uretse gato mbanza nkubwira akantu muri bwumva iki ntabwo watumye nsona ibintu byanjye ngo mbirangize izuba ribwumva iki birimo kuniga nyine reka nkubwire sibyo wavuze akantu gato nanjye kavuga kandi kantu gato nuko duhora nta kintu na kimwe reka nawe ngeze reka nawe mvuge wenda nk'umunota umwe nawe wavuze oya ese ubwire reka nkarangiza nawe ukavuga rega wanabyibagiwe ubuno ndi kuko oya ntabwo nabyibagiwe ngaho reka nawe mvuge uwo munota yumva rata ibi navuze oya rata ibi navuze nibyo ndanabyemera ariko ikibazo ntabwo birangiye hari umuntu udasobanukiwe oya hari umuntu udasobanukiwe nta kibazo urakomereza akamaze basimvuga icyo kintu cy'ibibazo iyo kintu umuntu atasobanukiwe bose undi twabaye twitonze byaratunaniye ngo twabaye twitonze mu magambo makeya twaje gusanga twe twifashe muremure byaranze noneho amerwe hariya barasubize oya rata reka mbabwire yaratunaniye n'ukuri ukuntu byagenze twarabivuze tunabishaka binaturimo noneho ikibazo cyabayeho oya byanashoboka ariko ibibazo byabaye reka twiturize oya ndavuga ko twashobora gukina byashoboka aho gupanga muvi sibyo bisaba ibintu byinshi ari filime none ari ukuvuga ngo ugiye gukina filime y'uruhererekane bisaba yuko baba mumeze mute bano bacu reka twizere ko mumeze neza muraho mumeze neza turabakunda abafana bacu dukomeje guhura ndabasuhuje cyane duhuye n'umufana rwose tubivuga dukomeje guhura mbivuzemo abo dukomeje guhura nabo ndetse n'abari abo dukomeje guhura nabo abagomeje kutwandikira abakomeje kutwandikira batuganiriza ariko buriya ngewe n'abatatwandikira si uko wenda navuga ngo si abantu bacu kuko natwe rega dufite buri muntu wese agira umuntu afana ariko si niko twese tubandikira cyangwa tubaganiriza duhamagara ubishoboye arabikora n'utabishoboye rega ntabwo bamureba ariko buri umwe wese natwe tuba tubibona warebye wateye komenti wadusuhuje uwo twabaje tumeze mute nawe akatwikiriza mwese tuba tubibona ariko mbere na mbere none nongeye kubashimira cyane abantu bakoze subscribe ejo n'ejo bundi ni ukuri bari benshi cyane tutanakoze tutanibuka gukora ko tubona abantu bakoze subscribe ari benshi ni ukuri turabashimiye ntabwo nihari ijambo ariko bakora bawikeka ntabwo nihari ijambo ariko usibye yuko namujya mubibona neza asigaye akonje ku mipira yaraburanye cyane ngo uyu ni Aroni wa Sonia wa Aroni ibintu nk'ibyo ndamubwira ati umupira wanjye ugomba kwandikaho Aroni muri nicyo cyatumye nkonje ntiba waje ukonje ejo bundi duherutse gukora akavlog ka BD sinzi niba mubibona nabwo yari ameze ukuntu kuneza abafana ni ukuri wongera wisubireho urumva noneho bari nisubira kose ntukuri oya muri iyi minsi ngenda ndashaka kwitonda nkaba umuntu w'iseriyeuse cyane oya rata reka mbabwize ukuri ubwoba afite oya rata nta bwoba mfite afite ubwoba rata nta bwoba afite reka mbabwire ko nta bwoba mfite afite ubwoba urabona mwese niba muri gukurikirana muri iyi minsi hari couple irimo iratrendinga ukuntu biriya akaba ari ibyo ntibwoba impamvu rata afite ubwoba yego twarabyumvisha bihita bituma tujya muri video zabo zose turi ukuntu bakoraga ubuntu bw'ubupranka ukuntu ariko pranka ngewe uribuka ko yari narakubwiye ko ibintu bya pranka nazajyamo nanjye ariko uribuka ko nagukoreye imwe gusa nticeceke uze kuri kuvuga gahoro ahubwo uribuka ko nakubwiye ko babivuge cyane kugira ngo ibi bintu babyumve uribuka ko nagukoreye imwe harekeraho oya ariko rata ni imwe yarayikoze ndabati wenda ntaribi gusa ikintu cyitwa prank indi na prank naje kumenya ko urumva prank ni ukubeshya kwahinduriwe izina
kugira akazina keza umuntu akakubeshya urumva agakora icyaha cyo kubeshya ariko kubera ko icyo cyaha gisigaye cyarahawe akazina keza ngo prank wenda njyewe njye ntabwo navuga ngo ni ubwenge nari nzi bw'uko prank wenda ngo hari igihe uba wiyaturiraho ibintu cyangwa se iki ni uko nanjye ubwanjye numva ko kuzikora kuba narabwira ngo yayikoze prank ariko Team Aroni twiturize nabya prank ni uko nzi wenda ngiye no kubikora ntabwo nzi kwihigamo ikintu kitandimo kwijijisha ngo nimo oya ntabwo nabasha kwakitinga kuriya kuntu wenda kuri urwo ruhande byari binangoye ariko nanone iyo couple turi kuvuga twagiye tubona ukuntu abantu bayivuze amacano menshi yabigize ibiganiro wenda ndabona natwe ubwo tugiye kubakora ibiganiro ntabwo tubavuga ntabwo tubavuga tunarekera aho ngaho twiturize ubwo nabwo byari bije kubera ubwoba nuko bafite ubwoba muri iyi ni ukuri ntabwo mfite seri ariko rega wenda reka tureke kubyita ubwoba nshobora ngiye kubyita impungenge reka nkubwire impamvu ubyita gutyo ni uko nabitekerejeho nkavuga ati ariko se buriya iyo nza kuba ndi mu ruhande rw'uriya mugore nari kwakitinga nari kubigenza gute ese nari kujya kuri YouTube nkabivuga ese nari kwicecekera nyine njyewe cyekora ntabwo njyewe ubwoba nagize ese reka mbite nkubarizamo ikibazo ari nkawe urumva nawe udukurikiye reka nkubaze iki kibazo uri mariye ariko nk'ubu cyangwa wenda tuvuga urugero warashinyeyoke uri mariye yego ufite umugabo cyangwa umugore mugize ibintu byo gushwana cyangwa kutumvikana biri mu rugo cyangwa nka divorce wajya kuri social media ukabivuga yanjye babarira nanga umumbazo ibibazo bya gutya ese bibaye ari wowe bibaye ari oya kujya kuri social media oya wenda ufite channel nyine wajyaho nawe ukabivuga cyangwa wowe wabigumana ukaguma ugakora content icyo gihe twaba tugiye kuganira ubundi nta bintu byo kubaganira wenda niba ari icyo kibazo ubwo njye nkubajije nkanjye oya nta mpamvu yabyo ndi kukubaza nko kugira ngo umenye ngo nta mpamvu yabyo kujya kubivuga sibyo ahubwo njye ndi impungenge nagize si n'ibyo byo kuvuga ngo leta nangira isu yarabeshya isuku ni ukuri ese ntabwo n'ubu uransubiza nakubajije wowe ubona bikwiye ko umuntu aramutse agize ikibazo mu rugo rwe oya ni uko ntabwo nshaka kuganira kuri ibyo bintu kandi ushaka urimo urambaza ngo wagira ngo uri umunyamakuru ngo dutangire ngo tubi social media ni byiza ko umuntu yabivuga cyangwa ni byiza ko umuntu yabyigumanira agakomeza gukora ibindi bisanzwe wakwituriza ko nawe ndabizi ko nawe watuza nzo gusubiza oya ndabizi ahubwo rate njyewe impungenge nagize sibyo wenda muze kutubwira niba prank ziba ari ngombwa wenda uvuga uti ntacyo ziba zitwaye uzikoze gutya na gutya ariko njyewe nkuko nababwiraga prank zo mba numva zitanakenewe oya nta prank ntazi kuko reka nkubwire se muciye mu ijambo ndumva isi uceceka cyane urumva tekinike asigaye akoresha asigaye anca mu ijambo abanje kuvuga ngo niwe wabizanye byo kuvuga ngo ahubwo reka mbose uko nigiye kwita unca mu ijambo nyine ngiye kuvuga utumye n'ibyo ngiye kuvuga ngaho reka nikomereze rata ngereka mbabwire neza uri kurakara cyangwa uri gutekereza oya uri kundakaza kubera ko uri gutuma nibagirwa cyane ibintu nagiye oya mva reka ngereka mubwiye kuri icyo kintu cya prank rero oya iriya couple njyewe wenda sinshaka no kuyimentioninga mvuge ngo ni iyi ariko njyewe narabanje nsura muri video zabo mbona prank bakoraga buriya njyewe nabonye ni wowe urimo kubigarukaho oya nese ndi kubavuga wabaretse wabyihoreye bafite ukuntu bapanze ibintu byabo reka nibivugire njyewe impungenge cyangwa se ubwoba nagize naratekereje ndavuga ngo ese utekereza kuri indi narabuze ati ubundi ibi bintu nta nubwo bibaho ntabwo bibaho kandi wumva ukiri kubyinjiramo urashaka kubiteraho comment wabiretse ntabwo ushaka kuvuga ku bandi bana ngaho byihore kuko nese abantu benshi ati barabeshya indi ku abandi ngo bakaza anarira avuga ko ibyo avuga ari ukuri ese wabyihoreye ibyo ngibyo reka tubyihorere ariko turi kugiye kuvuga ku kintu cya prank
puranka yewe namaze kuzicishamo umurongo naje gusanga ni ibintu bibi pe ntabwo ari byiza buriya uhora ubeshya umuntu nubwo abantu baba babyita ko ari imikino ariko bigera aho ngaho icyizere rega nanone nta gihe tuvuga urugero ibyo ukoze byose bakajya bagira ngo ni puranka tuvuga urugero ushobora kuza byandi ngo wabigize puranka ukambwira ibintu ngo uri kuntera ubwoba ibintu nk'ibyo ukabikora rimwe kabiri gatatu ariko umunsi uzaza nabwo unera ubwoba ngo se ko wakoze iki n'iki ko wakoze iki n'iki tuzongera dukinira muvi ya puranka kwa kundi bigenda uko dusanzwe tubigenza mpite nitwara cyangwa se mwakire nk'aho uri gukunkorera puranka ejo nurwara nibyo mvuga ngo ni icyizere kirataka gake gake ntabwo kita kitakara ako kanya ariko gake gake bakunda ukomeza ubeshya umuntu hari ukundi kuntu nyine umva naguciye mu ijambo komeza umbeshya naguciye mu ijambo hari n'indi couple yindi twabonye y'abantu umukecuru n'umusore ukuntu hari ukuntu umumama yapurankinze ngo umuntu we ngo yarwaye yigaragura asa ko amaguru hasi nyine ngo ararwaye ibintu nk'ibyo ngaho ibaze upurankinze umuntu kuriya uraje ngo uri kubabara mu nda uguye hasi usasa imigeri ngo ashashe imigeri usase ugasasa imigeri ejo bundi nibwo nateye imboga ugataha ku wundi muri wateye imbogo ubu ntabwo ndi umunyarwanda rata ntabwo ndi umunyarwanda neza wateye imbogo umva reka nturanyibagije nawe ariko ikintu ndi kuvuga nk'uwo mumama yarimo arasasa imigeri yasaza imigeri ngo ararwara ngo mu nda ngo ameze ukuntu umva shero warahangayika aratangira amagara abaturanyi yamererwa none ngaho mumbwire bibaye biriseriye wenda turabizi yuko wenda iyo ufite umuryango byanze bikunze umugisha w'urubyaro hari ukuntu Imana iwutanga ubwo wawugize ngaho ibaze ko akunda ushobora kujya ku gise ukabwira umugabo wawe yemeze nabi akagira ngo ni puranka ntacyo nyine akagira ngo ni puranka akabanza no gutindamo akaba wabaho ikibazo cya danje kubera iki kumva yuko ari puranka muri gupurankinga abantu usibye ko bari abantu wenda nanone hagati aho reka ngende kumva ndi kuvuga ku bantu basanzwe bakora puranka wenda z'ukuri batapanze ariko ngiye nzi ko puranka nyinshi bazikora bazizi nk'uko bavuga ati tugiye gukina akantu mukagakina mukazi kuko tuhita dupanga puranka none tujya tuyikora none hasi puranka ariko njye puranka ntabwo mba ndimo ubundi puranka reka nkwereke puranka ya nyayo puranka nabonye nkayemera ya nyayo nkavuga ati niyo yo ni igihe umuntu yafashe hari ukuntu uba ufite inzu yesitaye cyangwa se ifite yesitaye cyangwa ifite wenda nk'akabati karekare afata kamera aravuga ngo ngiye gusimba kamera hano na hano arayitwereka atwereka ko agiye kuyishyira atwereka indabo ebyiri zihari ari witsimbemo arayifata arayihashyira afata mira arayitwereka atwereka ukuntu nyine irafotora gutya irafretinga itwereka ahantu yashyize kamera tubona yuko nyine n'ubundi bidakunda yuko yapfa kuyibona ku buryo abona ko ari kamera yo hejuru nyine ubwo umugore waraza mubwira gutya na gutya mubwira ibintu by'amafaranga y'amafaranga burya twarayohereje 3,000,000 ndaziyobya sinabikubwira none abana bazajya ku ishuri nyine arabimubeshya bigaragara umugore yatinga biriyo nyine iyo niyo iba ari prank ariko urambwira ngo abantu bicaye gutya umwe ari guprankingira undi hano kamera uri kubona ko iri aho imbere yabo cyangwa se irimo iranamuvinga cyangwa se itanamuvinga urabizi ko kamera iba iteretse ukuntu iteretse nko ku kantu gute kamera iri hafi aho ngaho cyangwa se ukabona barimo barazuminga bagira gutya uwo muntu wizumingisha ntabwo aba amureba niba ari uwo bari guprankinga nyinshi ziba abantu baba baziziranye kandi izo ngizo zinaziranyweho kenshi ziranabiha oya hari abantu baba batazi kuziraho batanabimenye
cyangwa ukabona aramupurankinze binjiye mu cyumba bakatiye hehe kamera ikaza ibakurikira kandi ukabona imuriho iyi kamera iri invisible nta cyangwa se uti guys ngiye guprankinga ngo noza mama runaka mube muri stay in touch agashyira nka kamera hano ukabona hano habaye gutya akantu kigize mbabarira data abo bantu mvuze ni abafana be twabiganye ni abafana be cyangwa abafana bawe reka wenda nabo ni abafana bawe hasi okay noneho tuvuge kamera iragaragara cyangwa se nanone umva imboga urashe kamera bayishyizeho hano iragaragara kamera buri munsi yitiranya kamera na mikoro kandi kenshi cyane niba atazi kubitandukanya kamera guys ariko nanone ikibazo gikomeye pe nanone reka mbabwire reka nongere mbibwire ku kantu ka movie sibyo ikintu cya movie twaravuze ngo sundi twabaye twitonze byaratunaniye ngo twabaye twitonze mu magambo make twaje gusanga twe twifashe muremure byaranze noneho amerwe hariya barasubize oya rata reka mbabwire byaratunaniye n'ukuri ukuntu byagenze twarabivuze tunabishaka binaturimo noneho ikibazo cyabayeho oya byanashoboka ariko ibibazo byabaye reka twiturize oya ndavuga ko twashobora gukina byashoboka aho gupanga movie sibyo bisaba ibintu byinshi ari filime none ari ukuvuga ngo ugiye gukina filime y'uruhererekane bisaba yuko ba bantu bawe ugiye gukinisha byonyine ubwabyo uba umenya ngo urabasinyisha kontra bahoreho niba ari kwa kabiri mugiye gushutinga babe bahari kandi umuntu kugira ngo azishyiremo icyo kintu avuge ngo ngomba kuba mari nuko abazi yuko ibyo bintu bimufitiye inyungu hari amafaranga akuramo ku buryo yareka ikintu arimo akaza kwatinga gukina bishatse ko ku kintu nk'icyo cyo gukina movie y'uruhererekane ni ukuri biragoye oya niyo yaba atari movie y'uruhererekane niyo yaba ari movie kameramani we noneho tuvuga urugero wifitiye wenda ushaka kubyikorera da kameramani ibiceri aca ni byinshi reka twiturize ubundi iyo ugiye in detail mu bintu uvuga cyane gutya na gutya ibibazo biri hano na uzi ko byamera nko gusaba yego neza ndabitinze oya nta n'umuntu watinda kumva ko ibintu bya filime nyine biragoye bisaba kubijyamo bigiye biragoye ariko sibyo reka mbereke biragoye ariko nk'abantu bacu mureke ejo cyangwa se ryari akantu kagiye gukurikiraho turaza kukagerageza muzatubwire ukuntu kazaba kameze indi video muzabona izaba ari akantu k'akamuvi nyine gaciriritse k'utuntu duto kigisha gato gakoreshejwe ibyuma dufite muzakabona abantu kagerageza nyine ariko bitakunaniye oya rata impamvu gusaba imbabazi hano ntabwo nzaza gusaba imbabazi kuza gusaba imbabazi none ntabwo uzi gusaba imbabazi nyine nsaba wabivuze nk'ubuza tuwareke tukabanza tugatangira urabyanga oya nukuri urongera bivuze none yongera gusaba imbabazi ntabwo nzamufasha abivuze wenyine oya nanjye noneho nta mbabazi nzasaba pe kubw'icyo cyo kuvuga ngo nibikunanira uzabareka oya nanazisaba ntabwo nzisimba ngo nagiye nabuze ngo kuko byananiye uzitsimba nkana oya twanabigerageza nese rata ni agashoti mwabonye hari agashoti twahereyeho dutangira gukora ko kurwana ngo umugore uzi kungufa ibintu nk'ibyo yaranshutse abantu banyita igishegabo ariwe wabinyigishije ariwe wigusha ubu nka kariya twabura ese nkiyo babereka behind the scene cyangwa ukuntu byari bimeze neze ubu tugashyizeho twese numva nkurusha imbaraga bya nyabyo nkabonye mbona ari ibyanya uzi ukuntu yatangiye kumenyera ati sha muri iyi minsi ndi kumva ntanagukubye ubwo numva nkurusha imbaraga ati twakinnye akambere ndakunesha dukina ka kabiri ndakunesha dino ndumva no mu busanzwe nshobora kuba nkurusha imbaraga kuri yatagiye kwimva numva nyine kwa kundi abantu baguseze ngusha ngo shega nguri numva nibyo nkumva yego ko mana nateranga hasi nge ikintu nababwira twari tuje kubiseguraho tubasaba imbabazi ku bw'icyo kintu cya filime
sibyo. Ikindi kintu mutubabarire ni ukuri mutubabarire pe. Ikindi ariko kintu cyane mu mubabarire ni njyewe wabizanye. niwe namubwiye none reba nabaye victime y'ukuntu yambwiye. Ikindi kintu nanjye nanone nsaba imbabazi ikindi kintu nsaba nabasaba imbabazi ko niwe wabivuze nawe nawe umbabarire. kuki uvuga ngo nawe uvuga ngo mumbabarire nawe mugore wanjye mumbabarire ase uko bivuga gake nawe mugore wanjye inde mugore wawe nde yitwa Kayitesi Sonia. Ni Kayitesi. Noneho reka mbabwire mugabo reka mbabwire ikindi mutubabarire ko ibya filime twababeshye tukabashyikira gutya na gutya. Ikindi kintu nabasaba ntabwo twababeshye ikindi ahubwo tubaye ko byaturaniye. ikindi kintu nabasaba tumaze kuganira na couple zigera muri ebyiri zitubwira ko buriya niba abantu baba baza kuri YouTube gutya baza tuganira ibintu nk'ibyo buriya mu bindi bintu bishobora gutuma batinda uzi ko harimo no guserera. niyo mpamvu ku bantu ndabisabiye ku bantu bazabona dutinzemo ukuntu abatuvugisha no muri comment niyo wayitera hari ukuntu tuyibona rata muzatubwire. hari igihe maze abantu baba baserereye ushatse kuvuga ko iyi tuba twatinze tuba turi guserera. yesi icyo dushaka ngiye nkubwiye abo twaganiriye singiye kubavuga ariko bavuga yuko hari n'igihe batinzwa no kuba baserereye. tuvuga urugero nese ubu kuva mu gitondo cyangwa kuva ejo na ryari twaba twaserereye tukaza kuganira tukabona n'umwanya wo kuvuga ngo tuze tuganire ntabwo byakunda. niyo mpamvu kandi nanone oya n'umuntu uzatubona nyine naguciye mu ijambo reka mubwire n'umuntu uzabona yuko njye n'umugore wanjye hari ukuntu bimeze mwihangane n'ubundi nimwe bacu nimwe tuyiganira muzatubwire seriye muzatubwire hari ukuntu byatangiye kuba ukuntu nisigaye bipfa ntabwo bijya bipfa kwishima twereka turi abantu bakuru ku buryo twakwijijisha cyane. yego twanijijisha ariko ntabwo muzabimenya niyo byabyabaye ntabwo mwabimenya ariko nanone tutiyemeye si ukwiyemera ariko ni ukwiyemeramo gake. abantu iyo bamenye Imana urumva iyo abantu bamenye Imana ubundi ntabwo baba bemerewe gutongana guserera kugeza izuba rirenze nyine ngo baryame bagiserereye kuko buretse barangukubita urumva akora atasore afite ubwoba uzi ko ari kunyikundisha nyitwaraho neza njyewe ntabwo ndi wa muhungu ariko niba ari nabyo koko ntabwo ari n'ibyo ngibyo kandi njye uzi ko kugira ngo njyewe ari njyewe uzana ubusore wabuzana kubera kuko ngenzi yuko utigira utigira nyine byanabaho ejo ukantungura hoye emera ko uri umuntu wemere ko ufite intege nke byanakunda ariko nzi ko oya ntacyo uzi aho kugira ngo ari njyewe uzana ubwo buswa niwe wabuzana seriye kandi we utekereza ko sinzi umuntu w'amagara mwihorere kandi n'ubusa ninde mwihorere nyine tubamundebe mwihorere pe. ubwo rero kuri icyo kintu kwanza nubwo bikenewe ariko binavuga bibaye urumva ngiye kubwira abantu akanamenye kuko umuntu aba adakwiriye gutongana n'umuntu bari kumwe cyangwa se n'umuntu babana nk'umugore n'umugabo ngo birinde izuba rirenga nyine nibwo buryo babishyiramo izuba uretse gato nta kibazo urumva izuba rirengeye bagiserereye kuko ni hahandi usanga satani agufatirana akaza kukumvisha ibintu bitari byo ugatangira gutekereza ibintu bibi ku muntu. naguciye mu ijambo ibintu uvuga nibyo sibyo nibyo pe nyine nibyo ese wowe ushobora kubibiza ariko harimo abatabizi abo nyine ushobora kubivuga bakabyumva ariko twemere ko ushobora kujya hari ugahura n'umuntu akakwiyenzaho umutima wo gutekereza ko ushobora gufungwa n'ibibi byose biri kuza ariko kubera kamera y'umujinya wawe ugira
ikarengaho ukaba wakora ikintu kibi cyane. Niyo Reka mpamvu nkubwire. izo Reka nama nkubwire. ziragoye. oya reka nkubwire ngitangira kubivuga navuze ngo iyo usenga sibyo rero mu gusenga habamo ibintu byinshi. Ese ubu wasenga urumva warangiza waba usenga by'ukuri warangiza ukajya gusenga utabanje kwihana ibyaha. Ese waba uzi ko muri bibiliya cyangwa dusimbizi niba muri korowani birimo usenga usoma n'ijambo ry'Imana ukaba ubizi ko urwangano cyangwa se umujinya ku muntu bingana no kwica umuntu ugatinyuka kugira umujinya ungana gutyo. Iyo usenga bya nyabyo haza ikintu cy'imbabazi muri we no gutinya. Ukavuga wajya wakora nk'ikintu wazana wa mujinya ukibuka ko uriya muntu ikintu akoreye iki kintu umuntu ankoreye. Buriya umuntu asenga hari izindi mbaraga agira. Umuntu yagukorera ikintu kibi ukahita umureba ukamureba ikimukoresheje kuruta kureba wowe none icyo kintu nicyo uretse icyo kintu gisobanuriye neza. uyu nuguri kirasobanuriye neza kirasobanutse ahubwo reka mubwira akantu koroshye. utacyumvishe nyine reka mubwira akantu koroshye. Uya nibyo ni ukuri birasobanutse ahubwo nujya kuvuga byinshi uratuma abantu bibacanga. Ubu njye mfashemo akantu kamwe keza gasobanutse ariko nujya kunyuza hirya no hino hari n'undi muntu wavanga. ahubwo reka nkwereke kandi icyo kintu ntabwo ashaka umuntu utuma ntavuga ibintu reka mbivuge urumva mbirangize noneho ukabona utazambwira ngo naguciye mu ijambo ahubwo wambaje kuvuga ngo namfunga amapingu ngaho uvuga urumva hari ukuntu kandi n'igiseriye ntagiye kujya mu mwuka seriye nyine kuvuga kujya mu mwuka kuvuga ibintu kumva birimo kumva ku mutima nyine umva nkubwire oya umva nkubwire ni ukuri utatwibagiza n'ibyo wavuze ahubwo reka nkubwire icyo kintu uvuze nicyo ariko icyo kintu uvuze ni icy'umuntu umwe ku ruhande rwe. Umuntu niwe mu gihe waba wasenze urumva uwo muntu yaba agomba kwishobozamo izo mbaraga. Ngiye mbabwiye icy'abantu babiri noneho icy'abantu babiri kugira ngo babashe gufashanya kugira ngo babashe gufashanya rata abantu bashakanye ukuntu mbyumva muri bwumva iki ntabwo watumye nsobanura ibintu byanjye ngo mbirangize izuba ribwumva iki birimo kuniga nyine reka nkubwire sibyo wavuze akantu gato nanjye kavuga kandi kantu gato nuko duhora nta kintu na kimwe reka nawe ngeze reka nawe mvuge wenda nk'umunota umwe nawe wavuze oya ese reka nkarangiza nawe ukavuga rega wanabyibagiwe ubuno ndi kuko oya ntabwo nabyibagiwe ngaho reka nawe mvuge uwo munota yumva rata ibi navuze oya rata ibi navuze nibyo ndanabyemera ariko ikibazo ntabwo birangiye hari umuntu udasobanukiwe oya hari umuntu udasobanukiwe nta kibazo urakomereza akamaze basimvuga icyo kintu cy'ibibazo iyo kintu umuntu atasobanukiwe icyo kintu umuntu atasobanukiwe umva ni ukuri guys ni ukuri mwihangane mwatubwiye ibintu byo gucana mu ijambo mucana mu ijambo twarabyumvishe pe twarabyumvishe niwe unaniza kubishobora oya basi yananira kwivugira ibintu ukabicamo kabiri ukanyinjira utanakomanze. Ni ukuri mwihangane n'icyo kintu muri comment kera ndumva mwaraciye iminsi mubitubwiye mucana mu ijambo gutya so tuzabigenze gute niwe reka maze nsora basi yatubwiye akantu nanjye reka mvuga ako kantu yakatubwiye ni keza karanumvikana nanjye wenda ukuntu mbitekereza tuvuga urugero niba bavuze ako kantu kamwe ko kuvuga ngo umuntu gusenga cyane bigira gutya cyari ikintu kirema muri wowe ibintu nk'ibyo mvuga ko nabyumvishe bigatuma nta mujinya wagira no gusemba bazi bikaziramo ibyo bintu ni ku ruhande rw'umuntu umwe ariko nyine umva indi nzira yo wumva ukuntu aca mu ijambo ari we wabyumvishe oya utarimo kumva nicyo kibazo reka nsoze nanjye reka mvuga ako kantu kamwe akantu kamwe niko kakunaniye nanjye nongeye ngiye gukorera uwo ni satani bubu uwo ni satani urimo gutuma utumva kano wanditse nk'akavuga kavuge rwose ngaho reka mvuge oya reka nkavuge rwose satani kugukoresha sibyo reka nkavuge
nari ndi gusobanura ukuntu urumva ugiye kubisubiramo oya ntabwo mbisubiramo nari ndimo kuvuga ukuntu iyo umuntu arebye umuntu wamukoreye ikosa urumva iyo yambaye imbaraga z'Imana ntabwo aba akirebera ikosa muri wa muntu ahubwo ahita abireba nk'indererwamo akahita areba ikiri gukoresha wa muntu aricyo aricyo satani agahita avuga ati rero kubera ko arimo kungeragereza muri uyu muntu reka urumva nambara imbaraga nahawe ngewe ibingibi mbitambuke nigendera amen ubu simbirangije ubu sintura ngewe ikintu nagukosoraho ni byiza ibintu uvuze nibyo cyakora ikintu nanjye nagukosoraho icyo kintu uvuze ni icy'umuntu umwe ku giti cye kwigamo izo mbaraga y'ibintu nk'ibyo ariko mu gihe wowe izo mbaraga zifite unasenga mugenzi wawe adasenga ntabwo mwahuza ariko akantu abantu babiri bakwigira hamwe kandi kakaborohera ni ukuvuga ngo niba oya yemvuze bisanzwe ntabwo yemvuze mu rugo rw'abantu babana yemvuze mu buzima busanzwe rero ku bantu babana ikintu cya mbere nabonye gifasha sinabonye kuko wenda si biratubaho na gato byatubayeho ni hafi ya nako ariko tuvuga urugero niba ngewe nakurakaje cyangwa se wandakaje ikintu cya mbere cyoroha kugira ngo umuntu acururuke n'umujinya ushire baza umupatina wawe umubaze ati cyangwa se wowe ubanze kumbwira ngo tuganire ku bintu ku kibazo twagiranye yaba ari wagukosereje waba ari wamukosereje umwe muri mwe yaba ari wakosereje yaba ari bakosereje iyo umuntu umwe agize imbaraga zo kuvuga ati mbabara tuganire ku bintu byabaye byonyine bita byikora mugahita mutuza umva niyo yakwivumbura akise nuko se wituza uza murakaye ngo mbabara ngo tuganire ku bintu byabaye ntabwo byakunda ahubwo ikintu ukora urumva wowe wageze imbaraga zo kwihanganira ikosa ryabaye ukavuga ati hari ahantu ndi bumufatire tu ikintu ukora ni iki wicisha bugufi ukahita wigira nkaho nta n'ikintu cyabaye muri ako kanya mbese ni nka prank ukigira nkaho nta kintu cyabaye warangiza urumva ugashaka ahantu uri bumutegere mwishimye nyine ugashaka ku buryo uko urumva imwe umujinya asa nk'uwo washize undi nawe agenda acururuka gake gake niba umuntu ubona kirakaye akagera kumubwira neza ese nguha gake ese nguhaka nyine urumva nawe wundi byakavuga se undi kurakara ibiki akabivamo yaba yagarutse rero ngo mwongere mwiyunge umuhaye utuntu twiza niba turya ku nda niba uduki mwasetse nibwo ugaruramo ka kantu ukavuga ati ariko shashe nubwo twishimye ariko ka kantu ntabwo kanshimishije ibintu turimo turavuga niko tubyumva ariko namwe muzi byinshi kuturusha mwazajya mutubwira icyo kintu nabwiye cy'uko twe nimubona hari ukuntu byatangiye kugenda muzadukebure ubu twabaye umuryango mugari kandi niba hari ikintu ndi kwishimira dufite ukuntu twakoze umuryango mwiza hari ukuntu udukunda seriye kandi umva muradukunda ngenda bibona nta komenti uzi nk'iyo wagiye ahandi ku yindi cano ukareba amakomenti mabi aba hari uzi ko utumva bamugani ngo kuko kuri iyi mihanda wahita wiruka ukigenda ngo ni ku mihanda oya twe ni ukuri muzatu ukuri muradukunda pe cyane ukuri n'umuntu afite gahunda yo kuzatwana oya umva mutubabarire kubize mudukunde we Yesu mwami uzi ko umuntu bamutuka ujya kuzindi cano ukahita ubona agaciro k'urukundo abantu bagufite njye ntabwo nagiye nasoma komenti ariko kubera iyo couple cyakora reka mbabwize ukuri niba njye banutse byagenda gute nahita oya wivuga gutya oya ariko ni ukuri nimuzabikore natwe tuzimva nese ubundi gukosora icyo umuntu muri komenti ko ari twese tuganirira uzagira ikibazo azakivugamo twese nucyandikamo ngiye nzagipininga ninyipininga twese nk'umuryango tukiganireho twese Team Aaron and Sonia tukiganireho hari icyo biba bitwaye cyambere nuko Sonia nakora ikosa mu Aaron na Team Sonia nta beef ihari ntayo sibyo noneho we nakora ikosa umva tuyipininge hariya tubiganireho ninkora ikosa dupininge comment y'umuntu waba atubwira ati ibisimba ishaka tuyipininge tuvuge tuti niba hari umuntu wacu uvuze ati kisinyi ishaka gutya na gutya tugipininge hejuru utera comment ayihera ariyo comment ya mbere atubwira ati twebwe turashaka ibintu bigenda nta mpamvu twebwe yo kuvuga ngo comment mbi kuganira nabi mu gihe ngewe
n'umugore wanjye umva abagwise manjye ufite undi mugore ntabwo ari oya ariko nawe urabizi ko kwezi ujya uvuga ngo umugabo wanjye ndabivuga kubivuga bisanzwe baravuga ngo iki hano wari wavuga ati nyine ngiye n'umugabo wanjye ahubwo ni umubisheni yari ibintu agiye kuzanyicira we yesu umwami kandi tujya gusenga imana we najya gusenga kuvuga ngo mana ngo umugabo wanjye neza nkumva byanze nkumva ni ikijambo ushaka ni ukuri hari ukuntu kinini nkumva sinabishobora ibaze ko yajyaga asenga ibaze ko rata yajyaga asenga ngo mana ngo urabona ngo aroni ngo aragiye ngo bane nawe navuga ati aroni reka mubwire ukuntu aroni se ninde byagenze uziko numvaga aroni se ninde numva iryo zina reka mubwire urumva nageraga mu gihe cyo gusenga nkavuga se mana nimvuga umugabo wanjye imana ntabwo iri bwumve ko kandi njye nasenga ahubwo ati mana gutya na gutya urinde umugore wanjye ngewe nkagakoresha nta nubwo ari n'ibyo ngibyo byo kuvuga ngo niyemeye ariko nuko tutaranabana urumva hari igihe yajya ambwira reka dusezere tutarambirana vuba banza wumve reka dusezere tujye gutegura hatako kamuvi gatoya uretse njye ntabwo kuyongezaho kuvuga utangira guca reka dusezere da abantu bambona nazanye n'iminkana numva bayi rata mureke tugende satumye n'agasubiza ngaho gasubiza nyine ni uko tutarabana najya nkunda kugusengera urumva nk'iyo cyane nyine ibintu biri mu murongo wajya nk'ahantu wenda ni urugero gusaba akazi ibiki koko n'umuntu aba yapurayinga noneho ngakunda kugusenya n'ibindi mu buzima busanzwe ngasenga nyine mvuga aroni ko ntabwo ari kuvuga se mana sheri wanjye reka tugende nari kuvuga ndi rero byakomeje gutyo tunabanye kuvuga ngo umugabo wanjye nkumva rwose ni nk'uko umuntu yavuga ngo sheri nyine bigatuma mvuga aroni nkumva nibwo wenda bivugitse neza ariko narabiretse ngeyo umuntu yambwiye ikosa mfite gerageza kurihindura sibyo sindi umunyeshuri mwiza abantu bacu aho kuri gushobora gusezera cyane baba bakurambiwe cyangwa wowe babirambiwe si kubirambirwa njye mba numva mbabwije ukuri oya hari ukuntu mba numva byabaye byinshi ni wenda twarambiranye mo gake oya iyo umuntu arambiwe aretse ko bitunarambiranye bayi noneho rata ntabwo nshaka kuzagaruka mbasaba imbabazi turaza gupanga akantu gato k'ubushobozi buhari tubakinira ku kamuvi gato sibyo rero turacyabashimira abantu bakoze subscribe n'abantu badukurikirana tukabibona n'abatarayikora mukande subscribe kugira ngo tujye tubana bakomeje kuduha comment nziza ni ukuri imana uzi ko comment tugiye kuza tuzibashimira ni ukuri ni ukuri seriye kuko iyo urebye comment z'ahandi usanga harimo nk'icumi nziza izindi zose wanjajwa we wagikiwe ni ukuri twe umwanya abantu kigikiwe muki wakintu batangira ibitama bahita babona ibintu reba n'ibibinga bahita batangira ibitama ntabwo babura ikintu ahubwo twe umva gihora giseka ntabwo iyo cyumva umuntu tata do bayi turabakunda cyane namwe mukomeze mudukunde ngize ngo urakibagiwe ntiwakazanye ntawe nkibagirwa bayi